njye nafushije umwana w'umukobwa urangije kaminuza yacikanye mufite mu ntoki mpaye mvugana nawe tuganira ntazi uko yanapfa ariko akahora ambwira ngo papa ndi umugeni ngo ndataha kurataha wa mwana we ati niko bimeze arwara gusa mu buryo bworoheje data yari yarambwiye ngo batwite inda yanje ngo Imana yari babwiye ngo nzayikorera mbonye tugeze mu mwanya w'urupfu bamaze kudufata batujyanye kutwica batugejeje mu muryango badukuramo imyenda yose umusirikare aratubwira ngo uwo bakuyemo imyenda abakiriwe urwo gupfa habaye nijoro saa 7 baraza batwara igice kimwe bari bamaze kutugezamo turi nka 47 baraza batwara abandi bose nsigana n'abakozi bankoreraga batatu narasenze navango Mana nunkura nzagushimira nunsoreza ibyo wavuze nzagukorera urwango ruracyuzuye mu bantu amashara aracyuzuye mu bantu ariko ijwi ko riratangaza rivuga ngo mwihane muhindukire mutunganye inzira z'Uwiteka mwakira ubwami bw'Imana mu mitima tubyumve mwarakijijwe mwaraje ariko kugira ngo wakire ubwami bw'Imana hari igisabwa n'uguhinduka muraho neza reka mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze twishimire kwiduhaye uyu mwanya mwiza wo kubana namwe ndibwira ko kuri njyewe hano n'ubwa mbere amazina yanje nitwa Mvunabagabo Jacques n'igisenyi twavuye itoro rya Betifage batubwiye ngo tubaye intashore muzakire keneye ko tunezeranwa twese tukishimira uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kuba tugeze mu nzu y'Imana muri iki gitondo ntabwo ari imbaraga zacu kuba bateye intambwe ukagera hano bikemera ntabwo harimo imbaraga zawe ariko ab'Imana yagiriye neza tukaba twabonetse mumfashe tuyizamurira icyubahiro ndabona uko mungana nkumva ndabishimiye namwe munishimiye bya mbere umugisha murakoze cyane buriya nkuko nabivuze kuva mu gitondo bimbera ideni rikomeye iyo ngeze ahantu bwa mbere ndavuga ibyo Imana yankoreye ari umuhigo narahiriye imbere y'Imana ndanumva bimbera ideni ariko kubera umwanya tuba dufite umuntu akabura uko abivuga kuko navuze imbere y'Imana ndi mu kaga gakomeye ndavangwa aho nzagera ubwa mbere kahabonera umwanya wo kuvugira Yesu nzavuga yuko ndiho mu buzima bw'inyongezo kuko abo twari kumwe ntibakiriho benshi ariko njyewe Imana yarandinze genda Pastor nubundi nabandi ko baragenda barenzaho iminota umpitanu mvuga ubutumwa buhamye numara undekere 30 mvuga ijambo ry'Imana sawa urakoze yego muraza kumbwira sinamenye igihe natangiriye ubwo ndaza gusoza izingahe bwo ubu ni 5:20 ubwo minota 30 na 50 ubwo ndagira ni 5 rero umbere Imana icyubahiro iyo mvugira Yesu numva nezerewe mu buzima nariho ndi umucuruzi ntabwo nabuvuga ubuhamya bwafata amasaha menshi shaka amafaranga mu gihugu cya Kongo niyo nari ntuye mu ntara zitandukanye ndetse no mu bihugu byo baturanye inzangora za Zambia nibihugu nazenguruka ngo nshaka amafaranga kandi ndayabona ariko kubera ibibazo by'intambara za Kongo umunsi umwe
tazibagirwa. Ibintu birahinduka. Nafunguye radio mu gitondo ariko cyumweru zira ntambara zora muri Kongo, numva bavuga ngo Kivu yose ngo yatewe kandi bayifashe uwo munsi umwe. Ni igihe cya RCD. Nibaza uko bibaye mbo iyo bija kubuhamya burebure na gutangirira mbere na FDR mbere yaho kambara yansanze ndiyo ngiyo za Mbujimayi ku mupaka wa Mbujimayi na Angola. Byahabereye ni birebire ariko nta kibazo. Aho nagize ibibazo cyane ni igihe cya RCD. Ariko Imana kuko ari Imana izisezeranya kandi igasohoza. Data yari yarambwiye ngo batwita inda yanje ngo Imana yari babwiye ngo nzayikorera. Mbonye tugeze mu mwanya w'urupfu, bamaze kudufata batujyanye kutwica, batugejeje mu muryango badukuramo imyenda yose. Musikara tubwira ngo uwo bakuyemo imyenda abakiriwe urwo gupfa. Abaye nijoro saa 7 baraza batwara igice kimwe, bari bamaze kutugezamo turi nka 47, baraza batwara abandi bose, nsigara n'abakozi bankoreraga batatu. Ijoro rikurikiye birongera biba gutyo. Burya gusenga Imana no kwishinganisha. Kwindama rimaze kuba narasenze navango Mana nunkura nzagushimira, nunsoreza ibyo wavuze nzagukorera. Ijoro rikurikiye biba gutyo. Bari bamaze kuzana abandi benshi barabatwara barapfa. Bigeza ku ijoro rya gatatu. Ariko bucyari ijoro rya gatatu, bona umuntu araje ampa Bibiliya. Arambwira ati Jacques akira Bibiliya. Rambura ijambo ryanditse muri Zaburi 118 n'umurongo wa 17. Ndambuye sanga handitsemo ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize gute yakoze. Igitangaje rero hejuru y'ibyo nta mwanya uhari, baradufunze tumara amezi 3 tutarya. Amezi 3 ntacyo turya. Ariko Imana kuko ari Imana, bigeze igihe bigeze ku mwanya wa nyuma, ari mugenzi wacu wari wegamiye ikibambasi nkariya, abona asa n'atose ku matofari, atangira gusa n'uharigata haza amazi menshi. Ayo niyo yadutunze muri prison. Amezi 3 tutarya tutanywa, bakaza bakavuga ngo barwande bakofa kate. Abanyarwanda ntabwo bapfa. Tukiyagera aramaze gupfa abasore 2 bavukana no gukura imirambo yabo, bakavuga ngo reka babarindire bazakuremo twese twapfuye. Ariko Imana ntiyari ifite gahunda yuko tuzapfa, ahubwo yari ifite gahunda yuko tuzarama. Uyu munsi naje nkabandi mvuga Imana, kabandi ko mvuga gukomera kw'Imana, kabambagaza imbere yanyu ngiye kuvuga ubwami bw'Imana. Igihe amasaha yanyu azaba yarahindutse, byenda musigiye muterana kabiri, uzampamagaze gutanga ubuhamya, zarumva byanezeze. Mumbaye nk'iminota nka 40 ngahe, ngafata nka 15 nkavuga. Imana ibahe imigisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Twasomye Matayo cya 3 umurongo duhereye ku wa mbere n'uwa 2 tugere ku wa 3, kuko mwanya ni kumeze. Mwabwiza bwanditswe na Matayo igice ni cya 3 umurongo duhereye ku wa mbere tugere ku wa 2 urimo intego y'igiterane. Turasoma tugere ku wa 3, aravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudeya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 3, kandi niwe uwavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorora inzira ze. Izina ry'Uwiteka yabwe icyubahiro. Kadukomeze.
dusome urwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso, turasoma 5 na igice cya 2 duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 7. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana yuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ubwo urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Handi hinjira mu ntego y'igiterano umurongo wa 6 akavuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, tugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Ngerageze kurwana nayo mu mwanya mutoya. Iwacu twamenyereye amasaha maremare kuko duterana iteraniro rimwe, umwigisha agakoresha iminota agenerwa. Yego, kuko iminota igenwa y'umwigisha ibihari razwi, hano muyigabanya kubera ibihe byanyu biba ari byo kwihuta, ariko yamwugiye mushaka uburyo biziyongera. Basi nabonye iteraniro rya mbere orihuza n'iryo rya gatatu ya babiri, iri naryo ntiryuzuye rikaba irindi. Igihe muzagaruka hano nanjye nakigira icyifuzo nkazaza kubwiriza mufite abiri. Byambera umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Mumaze icyumweru murimo muvuga aya magambo yo kwihana. Kwihana, ubutumwa bwa Yohana yazanye bwo kwihana, nanjye ndabuvugaho umwanya mutoya. Yohana yaje ari integuza y'ubwami bw'Imana, cyangwa se mvuge ngo yari mateguza Kristo, akangurira abantu kwihana ibyaha. Ijwi ryarimo rirangururira mu butayu rivuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Abantu bahano seje umva itangazo, ijwi ko riravuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorora inzira ze. Uyu Yohana ni umugabo wakoze ubutumwa bufite intego yo kwihana ibyaha kugira ngo dutegure ubwami bw'Imana. Iyi teme ni teme iremereye, yari yo gushakirwa icyumweru ikitonderwa, kiki muyimazemo kugira ngo yinjirwemo neza kandi ize kumvikana neza. Yohana iyo usomye ijambo ry'Imana rizavuga ngo ni umwana w'isezerano, kandi usanga uburyo yavutsemo, yavutse mu isezerano ry'Imana. Burya umuntu w'isezerano nushaka uzumwitondera, ibye biba bifite gahunda ndende n'Imana. Ababyeyi be bari ingumba, ntabwo bari bafite umwana.
ariko bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko y'Imana, bakoraga ibyiza by'Imana kuko Imana ibibashaka, ariko ntibyababujije kuba ingumba. Ariko umunsi umwe Imana ishaka kubabera igisubizo cy'ikibazo, ariko ibaha umwana ifiteho umugambi. Imana yari imufiteho umugambi wo gutegura ubwoko bwayo, gutunganiriza ubwami bw'Imana. Yohana yavutse ari igisubizo cy'ababyeyi, ariko avuka ari mu mugambi w'Imana wo gutegurira Imana umwanya wayo mwiza w'igisubizo cy'umugambi wayo. Sinzi niba hari umuntu usoma cyane ikinyarwanda yihuse ngo asomere Luka 1 umurongo wa 16 n'uwa 17. Waba yihuta yamfasha ose, wakwihuta ukamfasha. Umubwiza bwanditswe na Luka 1:16 ugere ku murongo wa 17 nimba bahagaze yasoma. Yego, ta mikrofone aho ngaho tujyanirane niho twihuta. Amen. Reka dusome Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 16. Abantu benshi bagerageje kwiringaniza Yego. Abantu benshi bagerageje kuringaniza icyitegererezo cy'amahoro cy'ubwemere natwe rwose. 17. Yego, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya. Basanganye imitima ya base n'iy'abana. Ntabwo ndi kureba neza kubera amaso. Eza mushumba hariya dufashe. Sinzi uyadufasha gusoma cyane, sinzi uko bigenze. Reka dusome. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Ubwo n'umurongo wa 17. Asanganye imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Nako cyane nashakagamo. Intego ya Yohana kuza kuvuga ubutumwa bwo kwihana, yari makenera gutegura uzaza gutegura ubwoko bwatunganirijwe ubwami bw'Imana. Burya umugambi w'Imana ari mugari kuri twebwe. Umugambi w'Imana watangiye, Biblia zangu tangu misingi ya ulimwengu haijaumbwa, imfatiro z'isi zitarashingwa, Imana yari ifite umugambi wo kudutegurira, wo gutegura uzaza gutunganya abazaraga ubwami bw'Imana. Muyimera icyubahiro. Buriya ab'Imana yateguriye kuzaraga ubwami bwayo nibo bumva ijambo ry'Imana kandi bakaryumvira, nibo bashobora kumva bonyine ubu butumwa bwo kwihana ibyaha, nibo bashobora kumva bonyine ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana.
reka twikomereze, reka tuvuge kwihana. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nicyo Yohana yavugaga. Kwihana reka mbyite ngo ni uguhinduka rwose, ubuzima bwawe bugahinduka, ubundi kandi hagahinduka imiterere yawe, nabivuze kuva mu gitondo, hagahinduka imitekerereze yawe, hagahinduka imivugire yawe, hagahinduka imikorere yawe. Tubyumve, mwarakijijwe, mwaraje, ariko kugira ngo wakire ubwami bw'Imana hari igisabwa, ni uguhinduka. Nabivuze mu gitondo, ushobora kuba uri hano ukora umurimo w'Imana, uri umupasitori nkanje, ushobora kuba uri umuririmbyi wicaye muri izi ntebe nkawe, mushobora kuvuga ubutumwa mugasohoka mukagenda, ushobora kuba waraje wicaye muri iri teraniro ringana gutya, warabatijwe mu mazi menshi, ariko ibyaha utarabyihana kuko nturahinduka. Abahindutse muri aho, bamutinye kunsubiza se, ubu nta barimo. Abahindutse muri aho ntabwo ari benshi. Ushobora kuba mu nzu y'Imana wicaye muri izi ntebe, kandi ushobora guturamo imyaka myinshi, ariko utarahinduka. Ibyo Yohana yavugaga, yateguraga umwami Yesu uzaza, abamwakiriye bose bakinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ushobora kuba utuye hano seje muterana, utaramenya uko ubwami bw'Imana bwaje, kandi bukaba butaranakugeramo. Ariko reka nkubwire ngo ubwami bw'Imana bwaraje, kandi ubwami bw'Imana bwarabonetse, abera b'Imana babutuyemo. Burya mu bintu byose, uriya murongo wa 8 uri hariya muri ya ntego yanyu, aravuga ngo mwere imbuto zikwiriye abagize gute, abihana. Iyo utaraba uwo kwera imbuto ngo wihane, wera imbuto aho utuye, wera imbuto aho ukorera, wera imbuto mu nzu y'Imana, wera imbuto mu wo muririmbana, uhinduke rwose icyaremwe gisha, ubwami bw'Imana buba bukiri kure yawe. Ariko ubwami bw'Imana bwarabonetse. Yesu yaraje aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe, muze munsange ngire gute, mbaruhure. Abageze muri Kristo babona uburuhukiro, abageze muri Kristo babona ubuturo, abageze muri Kristo bagubwa neza. Imana muyimpera icyubahiro. Ubwo bwami bwaraje, bwarabonetse, ariko ikibazo ni ukubwinjiramo, bugerwamo n'abihanye ibyaha. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 iratubwira imirimo ya kamere. Pastor, insomera imirimo ya kamere, kankurushe utambukire hano, urabikora. tugiye gusoma Abagalatiya ibice 5 umurongo
wa 19 dusome. Dore imirimo ya kamere iragaragara, niyo iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. abakora ibisa gutyo ntabwo bazaraga ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ubwami bw'ijuru bwarabonetse, ariko abakora ibizira ntibazaraga ubwami bw'Imana. Iyo usomye 5:22 haravuga imbuto z'umwuka. Muhe iyo mikrofone, yimuhereze musubize. Ndakomeza nkoresha iyi ngiyi nabagumaniriya nubwo mwamyari mugufa, ariko manifashe. Dusome. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwihangana no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana iguhe umugisha. Umva amabwire twihuta muri iyi ntego yacu. Nimba ushaka kujya mu ijuru ugomba kwera iki? Imbuto. Va muri kamere wera imbuto z'umwuka. Urwango ruracyuzuye mu bantu, amashara aracyuzuye mu bantu, ariko ijwi ko riratangaza rivuga ngo mwihane, muhindukire, mutunganye inzira z'Uwiteka, mwakira ubwami bw'Imana mu mitima. Mu gitondo twavuze inyungu ku bamaze kwakira ubwami bw'Imana, kubakiriye ubwami bw'Imana, kubakire Kristo muri bo. Ariho hariya twasomye mu rwandiko rw'Abefeso. Aba bamaze guhindurirwa ubuturo, aba barimutse, tugendana nabo muri iyi si ariko atari ab'isi. Kiriya gitabo cy'Abefeso ndagikunda cyane. Rwa rwandiko iyo usomye igice cya mbere kugeza ku cya gatatu usanga harimo gusa ubuturo bw'abera. Abera ni abahinduriye ubuturo, ni babandi bihannye ibyaha byabo, batunganije ubugingo bwabo, bakiriye ubwami bw'Imana muri bo, Kristo atuye muri bo. Zakunda kuvuga ngo ubuturo bwabo ni muri Kristo. Isi batuyemo ni isi y'umwuka, bagendera muri iyi si ariko atari ab'isi, bagendera muri ubu buzima ariko atari ab'ubu buzima. Niyo mpamvu usanga bashonje ariko barashima Imana. Wa mubyeyi uvuye hano Imana imuhe umugisha, akabura umwana ari akavuga ngo Imana ihabwe iki? Icyubahiro. Nuko barahinduriye ubuturo. Gufusha umuntu, burya ntimugire ngo gufusha umwana biroroshe. Njye nafushije umwana w'umukobwa urangije kaminuza, yakikanye mufite mu ntoki, paye mvugana nawe tuganira, ntazi uko yanapfa, ariko akahora ambwira ngo papa ndi umugeni ngo ndataha. Kuratahe wa mwana we ati niko bimeze, arwara gusa mu buryo bworoheje, mbona aragiye. Ufusha umwana kugira ngo wagayane ushime ni ubutwari bukomeye. Aho iyo wahinduriye ubuturo umenya yuko niwagiye ufite uburyo uzamusangayo. Hano turi mu isi ntabwo turi iwacu, turi abashitsi. Abahinduriye ubuturo barimutse batuye muri Kristo, ibyabo byose babiharira Kristo. Iyo baburaye barabanga izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Baba batarabyaye ari ingumba nk'uyu Zakariya, akavanga izina ry'Uwiteka rihabwe iki? Icyubahiro. Baba barwaye, baba bashonje, ubabona bameze nk'abandi, niko baririmbyi baturirimbiye, ariko abo ngabo baba barimutse, baba barahindutse, ubuturo bwabo baba ari muri Kristo. Bafite inyungu rero, cyangwa bafite ibibaranga. Mu gitondo twavuze ngo baba bakijijwe by'ukuri,
ni abagenda bumva barakijijwe. Mumpera Imana icyubahiro abakijijwe. Ese ubwo wicaye aho umutima uhita uguhamiriza yuko wakijijwe, kugira ngo umenye neza yuko wahinduriwe ubuturo, ubwami bw'Imana bwaje muri wewe, nukumenya neza yuko wakijijwe by'ukuri. Ese abakijijwe by'ukuri ni bande? Ni babandi bemereye ijambo ry'Imana kuyobora ubugingo bwabo, ibyo ijambo ry'Imana ribabwira bagakora ibyo ngibyo, bakera imbuto zikwiriye abihaniye. Abo ngabo nibo bakiriye ubwami bw'Imana, bagenda bumva barakijijwe by'ukuri. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo cyanuka twakoze. Reka nkubwire ngo aba kandi bagenda biyumvamo imbabazi, bakumva barababariwe. Bashumba, burya kugenda na assurance y'agakiza ni ikintu gikomeye. Ukaza ugenda na confidence yuko wagize gute, wakijijwe. Wasutambuka ukumva ngo narakijijwe. Waba uryamye nijoro ukumva ngo narakijijwe. Wicura mu gicuku wasenga ugahamanya n'Imana, ukavuga ngo nakiriye iki, agakiza. Waba uri mu bandi bari mu maganya y'isi, ukavuga ngo ibi ngibi ni iby'akanya gato, ariko dufite iwacu ni hehe, ni mu ijuru. Mwayimpereye icyubahiro. Ukagenda na assurance y'iki, y'agakiza, cyizere cy'agakiza. Ukavuga ngo nakiriye imbabazi zima, narababariwe, amaraso ya Yesu yanogejeho ibyaha n'ibicumuro byanjye. Amaraso ya Yesu yankuyemo inzangano, yankuyemo amashari, yankuyemo urugomo, yankuyemo urwango. Ubu ngenda nemye, ngenda numva amahotse, ngenda numva nambaye imbaraga z'Imana, ngenda numva ubuntu bw'Imana buri muri njyewe. Ubuntu bwawe bugize gute, burambagije. Katuyikomera amashi. Ubundi kandi uwamaze kwakira ubwami bw'Imana muri we, agenda muri we akiranuka, ntabwo yirirwa yigishwa ibindi. Ubwami yinjiyemo bumwigisha gukora byose, arakiranuka. Mwari muzi ko tugifite abakristo b'abajura b'icyacumi bashumba, aba mwitorera imyaka 40 ari umujura, ntakiranuka. Imvugo ze zuzuyemo ibinyoma. Ubu nyine ikibazo sigaye mfite, abantu baravuga ngo ni telefone ihaye igira gute, ihaye ibesha. Arabambajije ejo barambwira ngo ariko ngo hari ikinyoma gishobora gufasha umuntu ikamukiza. Mu kinyoma gishobora kugira gute, ngo gishobora kugukiza. Ngaho ni mumpezi igisubizo. Hari ikinyoma cyakiza umuntu mu buzima bwa hano kirahari, ariko mu buzima buzaza iyo wahinduriye ubuturo, Umuswahili aza ngo kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kubaho ni Kristo, gupfa ni iki, ni inyungu. Ikinyoma cyatuma mbesha ngo niho mbaho, ahubwo navuga ukuri byaba ari ugufa nkagira gute, ngapfa. Pfuye manegereye Kristo hafi, ariko nkagumana icyizere cy'agakiza naha. Iyo ni equation mbashizemo, uba benshi barakigira ikibazo, ariko igisubizo ni ukuvuga ukuri. Kuko ababesha ntibazaraga ubwami bw'iki, bw'Imana. Ntabwo bafite. Twakomeye tuvuga ngo uwageze muri ubu bwami agira amahoro mu mutima we. Yaraje mu Efeso ni kwavuga ababwira ubutumwa bw'amahoro, abari kure n'abari hafi. Niko twavuze mu gitondo. Yaraje
atubwira ubutumwa bw'iki? Bw'amahoro. Abanyamahanga, abari kure n'amasezerano, abatari bafite Imana, twebwe tutari ubwoko bw'Imana, ariko Kristo yaraje mumumbere icyubahiro, yarakoze. Isoma ijambo ry'Imana usanga nitwari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, niko twasomye. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubuntu nibwo bwadukijije. Amaze kudukiza, Bibiliya ivuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Abo nibo bahinduriye ubuturo. Yamaze kudukiza, iratuzamura, idukura muri iyi si, twicara mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ubuturo bw'abera ni muri Kristo. Ubuturo bw'abera ni mu isi y'umwuka. Isi bayigenderamo bakatubona tugenda, so mwaturirimbiye, batubona dushonje, ayi, ariko turabaragwa. Bakatubona mu bibazo by'ubuzima busanzwe, ariko twahinduriye ubuturo. Ubuturo bwacu ni mu ijuru. Isi dutuyemo ni isi y'umwuka. Kristo yaraje kugira ngo duhindurirwe ubuturo. Reka soze mvuga ngo ya minota yanjye irarangiye. Muri Kristo harimo ubutunzi. Iyo twahinduriye ubutunzi dusangamo, iyo twahinduriye ubuturo dusangamo ubutunzi. Mu gitondo twavuze ngo ni ubutunzi bwo kugira gute? Bwo kumenya. Buri muri Kristo, ubwenge no kumenya, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Abahinduriye ubuturo ni abanyabwenge, barajijuka bava mu byaha, ntabwo bagendera mu byaha ukundi, ahubwo barihana bagahindukira, ubuturo bukaba muri Kristo. Isi batuyemo ikaba isi y'umwuka, bakagenda ari abana b'Imana bahinduriye ubuturo. Icyanyuma, mu guhindurirwa ubuturo duhabwa ubugingo n'Imana. Twagenda turi abanyabugingo, twagenda twarahawe ubugingo. Niringiye kuzabona ubugingo buhoraho, ubwo Umwami utabesha yateguriye abamukunda. Imana ibaha imigisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha umugisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha umugisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha imigisha 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 muzaraga ubugingo. Tugenda turi abanyabugingo, tugenda turi abanyabugingo, tugenda turi abanyabugingo. Tuba twaravuye mu rupfu twarinjiye mu bugingo. Haleluya! Abahinduriye ubuturo bavuye mu rupfu binjiye mu bugingo. Abafite ubugingo buhoraho nibo bahinduriwe. Hari umunsi mbandi zavuga abatuye muri Kristo bakazamuka. Reka nsoze nkubaza we uraha, ese hari nawe waba warimutse uri mu isi y'umwuka utuyiranye muri Kristo, cyangwa se uracyatuye kuri iyi si ibibazo? Hari ibigutandukanya na Kristo. Uyu munsi ijambo ry'Imana rishaka ngo uhindukirire Yesu, uze winjire mu bwambi bw'Imana. Ubwambi bw'Imana bwaraje, Kristo yarababajwe ku bwanjye nawe, araza dutegeye amaboko kuri uyu munsi, karakubwira ngo ngwino winjire mu bwambi bw'Imana. Kwinjira mu bwambi bw'Imana no kwihana ibyaha. Ese waba uhari uhindukirira Yesu ngo tugusengera Imana dusoze? Minota yacu yarangiye. Waba uhari? Zamura ikiganza tugusengera Imana. Wowe uhari, zamura ikiganza tugusengera Imana. Zamura cyane, zamura cyane. Reka tugusengera Imana. Imana ibahe imigisha. Duhindukirire Yesu, twemere Yesu ayobora ubugingo bwacu, twemere Yesu aduhindura ibyaremwe bisha, ibya kera bikurweho, bya za kamere zari zikubase, za kamere wagenderagamo, reka tuzivemo, twakire Yesu ayobora ubugingo bwacu. Reka tugusengere. Urahari? Urahari? Zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Zamura, tunangira umutima wawe, uzamura uhindurirwa ubuturo.
reka sabe umushumba yigire hafi asenga Imana. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwo gusa no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe wogejwe. Mwene data ukeneye kubabarirwa ibyaha, ukinjira mu mwanya mwiza ugahindurirwa ubuturo bw'abera ari muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kaba gusengera Imana uhagurutse. Yesu akugirire neza, icyubahiro cy'Imana kibe muri wewe. Amen. Reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke dusenge Imana. Ubuturo iyo twabutunze, Satani we ahora ashaka kutwanduza. Niyo mpamvu tugiye gusaba Imana imbaraga kugira ngo tubugumemo, kandi n'abasubiye inyuma nabo Imana yongere ibafashe ibambike imbaraga. Mana, turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga zo gukiza, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe riramurika ahacuze umwijima. Niyo mpamvu iteraniro ryose duhagurutse turifuza ko ubwami bwawe buza bukaba mu mitima yacu. Iyo ubwami bwawe buje tumenya uko twitwara, tumenya uko tugenda, tumenya uko tuvuga. Reka ubwami bwawe bube muri twebwe, bizatuma dutinya icyaha, bizatuma tugukorera uko bikwiriye. Abacitse intege bagasubira inyuma, turabasengeye bambika imbaraga zawe. Abatarakumenya reka bakumenye. Turakwinginze cyane, girira neza buri wese. Muri iri teraniro dusengeye abarwayi bakize, abafite ibibazo bitandukanye bikemure. Muri iri teraniro koramo imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye ko uhari, tugukomeye mu mashyi kuko ukiza indwara, tugukomeye mu mashyi kuko utanga amahoro, tugukomeye mu mashyi kuko utanga agakiza, tugukomeye mu mashyi kuko uhindura amateka. Turagushimiye Mana, ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Umwigisha arakoze, tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya cumi n'amaturo. Ni byiza ko uwakiriye ubuturo amenya uko bimeze, uko agomba kubigenza. Bene uwo nguwo ntabwo afite umutima umucira urubanza, akora ibyo gukiranuka. Nsabe Benaya batambuke baze hafi ahangaha, turirimbane indirimbo n'iteraniro ryose. Ariko umuntu wese ugiye kurambura ikiganza cye atanga ituro, Imana iguha umugisha, aho ukuye ihongere. Ni icya cumi n'amaturo, kandi tubikore neza, tujye dukiranukira Imana. Abana b'ibwami bamenya iby'ubwami. Reka tubabwire momo, iyi ndirimbo turayiririmbana duhagurutse. Iteraniro nimuhaguruke, nimuhaguruke mwese, nimuhaguruke, ntacyo bitwaye. Nibayizamure, ni indirimbo yo mu gitabo tugiye kuririmbana na Benaya Oshutimu, ariko barimo barayitegura. Wowe ufite telefone, reka tukwibutse kode wakoresha kugira ngo bikorohere. Ufite amafaranga kuri telefone, ku cya cumi n'amaturo ushyizeho ya mibare ibanza, kode ni 077911 077911. Murakoze cyane namwe barimo baratambukana ibya cumi n'amaturo. Imana ibahe umugisha. Karibu. Ufite imbaraga
zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza umutima ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza umutima. Yesu yaranyisuriye yamena yose yamabari ibyaha atumanera. Yesu yaranyisuriye yamena yose yamabari ibyaha atumanerane. Nasaga uwapfuye umutima wanjye maze sarazuba nasaga n'uwapfuye umutima wanjye maze sarazuba kandi umwomezi. Yesu yaranyisuriye yamena yose yamabari ibyaha atumanerane. murakoze cyane, imana ibahe umugisha.